Tongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba ZOOM TV24 tubifuriza amahoro y'Imana. Mbere na mbere turasuhuza abadukurikiye bari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora, tubifuriza gukomeza kudushyigikira mukanda kuri ako kantu k'umutuku kari hasi kanditseho subscribe. Hari n'akandi kari ku ruhande kameze nk'inzogera nako mwagakandaho kugira mujye mubona notification, no kuvuga ngo mujye mubona amakuru kuri telefone zanyu uko tuyashyizeho. Nkuko mubimenyereye ZOOM TV tumanuka tukabazanira abantu batandukanye, tukabazanira abakozi b'Imana, tukabazanira abafite ubuhamya butandukanye bushobora kukubaka, abafite ubuhamya bushobora kukugiraho bukuvana naho bukugeza. Ni nayo mpamvu hano imbere ya kamera muhabona umupapa w'Imana, muhabona umugabo mwiza ugiye kuduha ubuhamya, ugiye kutubwira ibyo Imana yamukoreye. Ndabasabye kubikurikira kandi nizeye ko haraho bubageza, nizeye ko bububake. Reka tumwakire. Muraho neza? Muraho. Amakuru Ni meza. Muratangira mutwibwira hanyuma munatubwire ubuhamya bwanyu. Ubwo mufite uburyo mu gutondeka, mufite uburyo mu gukurikiranya, hanyuma amaso na y'abakunzi ba ZOOM TV. Kaze mu kiganiro cyacu ariko kandi twibwira. Murakoze cyane. Nitwa Gatera Patrick, ntuye mu karere ka Huye, mu murenge wa Tumba, mu kagari ka Mpare, mu mudugudu wa Musange. Ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 5, abakobwa 3 n'abahungu 2. Nagira ngo mbahe ubuhamya bw'ibintu naciyemo. Namenye ubwenge mbona mama, papa ntawe nzi. Igihe kiragera mu Rwanda haza kuba jenoside, birangije abo twavukanaga na mama barapfa, sigara jyenyine. Turahunga tujya i Burundi. Tugeze i Burundi nibwo twasanze umugabo yari musaza wa mama, ubwo mu kinyarwanda bamwita marume. Birangije ubwo turabanye tuza kugaruka mu Rwanda. Tugeze mu Rwanda ubwo marume aza gupfa. Icyo gihe nari nkiri umusore. Birangije amaze gupfa, ariko mbere agiye gupfa asiga bw'iyo mukecuru, arambwira ati uyu mwana ntase musiganya, nta na nyina, ati muzabane. Hanyuma birangije twahise tubana. Igihe kiragera nibwo naganiriye n'umuntu twari mu kigero kimwe, twari abasore. Arambwira ngo yaganiriye n'undi muntu, aramubwira ngo uko umukiranutsi azabaho iteka anezerewe, niko umunyabyaha azahoraho iteka ababaye. Hanyuma ahita ambwira ngo tuzajye kwihana. Nabwira nti ntacyo tuzagende. Mu gihe twari twasezeranye tuzagenderaho, ubwo byaje kurangira we atagiye, mpita ngenda. Ngeze ku rusengero bigisha ijambo ry'Imana, numva ni ibintu byiza. Uwo munsi ntabwo nihannye ku cyumweru cyaho cya kabiri gikurikiye. Maze kwihana nuko mbana n'Imana, nkunda gusenga, mba umunyamasengesho. Mbana n'Imana ku rwego numvaga hagati yanjye n'Imana nta kibazo gihari, no hagati yanjye n'abantu naho nageragezaga uburyo bwose bwo kugira ngo nshakire ikintu cyose cyatuma izina ry'Imana yanjye ritavugwa nabi binturutseho, ahubwo rivugwe neza binturutseho. Hanyuma nakunze kwihata gushaka Imana. Rero nakunze kuba umunyamasengesho, nkajya numva ukuntu Imana ivugana nanjye, ikavugana nanjye ikoresheje nk'abahanuzi, nanjye ikanyisangira mu nzozi. Imana ikagenda ivugana nanjye. Nuko igihe cyaje kugera rero nza kubwira, urumva nari nsigaranye na mukamarume, nza kumubwira ngo ndashaka kubaka. Birangije ubwo amaho nubaka. Maze kubaka inzu yuzuye, ndangije ndasenga, mbwira Imana ngo ndashaka ko tuzabana. Hanyuma ndabyibuka umunsi umwe rero ndyamye, nibwo narose inzozi, ndota mbona ngo ntetse inkono ihiye. Ndasohoka njya mu rugo, njya gushitura inka. Noneho we yinjira mu nzu ajya kuminina ya nkono nari ntetse. Ubwo nabibonaga mu nzozi. Noneho mpita nkanguka mbwira Imana ngo Mana, reka ngusabe ikimenyetso, niba ari we unyeretse tuzabana, reka nkwake ikindi kimenyetso, munyereke ukundi kuntu kutari uku nguku.
mba ndongeye ndarose ndota ngo nshora inka ngiye kuzuhira mu kabande. Noneho ngo mbona turimo tugenda tunyura ahantu imvura yaguye, tugenda tunyura mu biziba, ngo ngeze imbere mbona umuvu uri kugenda utwara ubutaka, we ahita yahira ishinge asasa muri wa muvu kugira ngo wo gukomeza gutwara ubutaka. Noneho jye mpita ntera ikorasi ivuga ngo n'Imana idakangwa na biracitse, na nyuma ya zeri irakora. Birangije ubwo mpita mbwira Imana, ndayibwira ngo mbabarira nkwaka ikindi kimenyetso, ubinyere kukundi kuntu kutari uku nguku. Iryo joro ntacyo yampaye. Bukeye bwaho mu ijoro rya kabiri nibwo twarimo dusengana n'abantu, ngiye kumva numva umuntu umwe arambwiye ngo harya ngo rasaba ikimenyetso, ngo rega ngo ishaka ngo ari kubikora nta kikubwiye, ngo ahubwo ngo yabikoreye kugira ngo ikuremo agatima. Urumva nibwo nari narayende hose izo nzozi. Hanyuma n'ibyo bimenyetso nari nasabye nta wundi muntu twari turi kumwe, nabisabye nijoro. Hanyuma mpita numva ko uwo ngo ari Imana ingeneye. Ubwo bwarakeye nyine byekiza kugera, nza kubwira umudamu wanjye, ndamubwira ngo narasenze Imana irakumpa, none se uranyemerera cyangwa ntabwo unyemerera? Birangije arambwira ati nzakubwira hari kuwa gatandatu. Bukeye ku cyumweru araza arambwira ngo nabyemeye. Ndamubwira ngo Imana iguhe umugisha. Yabaga kwa mukase, nanjye mba kwa mukamarume. Byekiza kugera, naratashye rero ngeze mu rugo, mbwira mukamarume ndamubwira ngo nabonye umugeni, muzajye kumfatira irembo. Bahise bajya gufata irembo. Rero inka imaze kuhagera, mukase atangira kumuhinduka, yava gusenga agasanga yamukingiranye. Aza kumbwira arambwira ngo tuzajye dutwara inka yacu, azasanga mama wiwe, kuko mama wiwe urumva jenoside irangiye yashatse undi mugabo, ntabwo bakunze kubana, yakunze kugenda akorera amafaranga. Amaze kuba inkumi yumva ko uwo musaza we bari basangiye se ariho, nibwo yaje kuza akurikiye uwo musaza we, duhita tumenyana. Imana imunyereka muri ubwo buryo. Hanyuma ahita ambwira ngo azasanga mama wiwe, ko yamugenza kose ni mama wiwe. Ndagenda ngeze mu rugo mbwira mukamarume ndabwira muzajye kunzanira inka. Noneho barambwira ngo nta nk'ivyo yakowe igaruka mu rugo ngo izongere kujya gukobwa, bimwe by'imigenzo y'Abanyarwanda. Ndababwira ngo muzagene muyinzanire, niba yanga nzayigurisha mbaha amafaranga. Birangije inka baragenda barayizana. Bamaze kuyizana rero, ubwo nahise ngenda njya kwa mabukwe, ndamubwira ngo ese nzabazanira inka cyangwa nzabazanira amafaranga? Arambwira ati uzazana inka. Ubwo twese tujya gusaba, ariko tutarajya gusaba, maze kuva kumubaza niba nzazana amafaranga cyangwa nzazana inka, yahise afatwa n'uburwayi bw'amaguru, itajya kwivuriza CHK. Ntegereza ukwezi kose, bushize baraje duhita tujya gusaba. Tumaze kujya gusaba, ubwo nta gihe kinini cyashize twahise dukora ubukwe. Ndabyibuka rero njya gukora ubukwe nagurishije inyana 63,000, nkoresha 3 nsigarana 60. Ubwo ndangije nari naraye ahantu ndimo gusenga, ipataro nari nambaye irimo amafaranga nyikuramo nyishyira ku gitanda, nambara indi njya gusizana. Nagombaga kuba ku rugo. Bigeze nimugoroba umuntu twari twapatanye uncukurira tuwareti, aza kumbwira mujye kumuha amafaranga. Naragiye rero nsanga bantwaye 55, basigamo 5. Ndangije ngira agahinda kenshi, nahise ngenda ndakaraba. Maze gukaraba ndaryama. Maze kuryama ndaruko nguko. Bukeye mu gitondo rero nirirwa nacitse intege. Nibuka ko abantu basenga, mpita njya gusenga. Ndagenda nyine, ariko nkomeza kuvuga ngo uko byagenda kose nzabukora. Nari narumvise abantu batanga ubuhamya bavuga ngo Imana yabohereje abantu babazana imyenda yo kuzakora ubukwe. Nanjye nizera gutyo. Hanyuma maze kubyizera gutyo nibwo byaje kurangira rero. Ariko mbere yaho bamaze kuntwara amafaranga, Imana iza kumbwira, irambwira ngo kugeragezwa kwanjye kuracyakomeje, ngo kuko ishaka ko nzayikorera mu gihe cyenda kuza. Hanyuma mbyumva gutyo ndabyakira. Numvaga intego nari mfite, numvaga ntazahemukira Imana ngo nishyingire. Niwo mugambi nari mfite. Ndabona ko byagenda kose nzabukora. Ubwo mbaho ngaho rero. Ubwo naje gukora ubukwe. Maze gukora ubukwe, mbere uko njya gukora ubukwe nibwo nagiye kubona mbona ubwo
inyuma gatoya nibwo nizeye ko Imana izanzanira umuntu hanyuma akanzana imyenda yo gukora ubukwe, ariko mu buryo ntabyo yari yambwiye, nta n'undi twari twabisezeranye, nari nizeye gutyo. Hanyuma narategereje rero, ndategereza kuwa gatanu mbona imyenda ntije, buracya ndabona ubwo itaje kuwa gatanu, buracya kuwa gatandatu ingeraho, nuko nari nizeye ntawe twari twasezeranye. Kuwa gatandatu ndategereza ndaheba, mbona ntije, bigeze saa 2 bahita bambwira bati tugende tujye gusezerana. Hanyuma bahise bamerekeza, nagiye nambaye imyenda natiye, ubwo turagenda. Ndabona uko biri kose, niba atari ingaruka z'ibyaha nakoze, akaba atari n'ibihembo Imana ihemba bayikoreye, uko bikose ubu nuko Imana bishatse, nta kundi biri bugende. Nkomeza umutima, twaragiye. Ubwo tugeze mu nzira, umusore wari umperekeje arampindurira, yambara iyanjye nanjye nambariye, nubwo yandutaga ariko tubigenza gutyo. Turagenda. Ubwo ku rusengero bari bateranije amafaranga, abakristo badukodeshereza imodoka yitwa fuso y'umushumba w'ahantu bita mu Ruramba, ni mu murenge wa Mata. Birangije nibwo twagiye rero. Iyo modoka ya fuso yari iri iwabo w'umugeni wanjye. Ubwo twagiye tugiye kumutora, bahita badutwara muri iyo modoka, baratujyana tujya ku rusengero. Barangije baradusezeranya. Bamaze kudusezeranya twaratashye. Uribuka ko bamaze kuntwara amafaranga, Imana nibwo yambwira ngo kugeragezwa kwanjye kurakomeje, kuko ishaka ko nzayikorera mu gihe cyenda kuza. Hanyuma birangije ubwo twaratashye. Tugeze mu rugo, nyine yaba umugore nanjye mba umugabo. Hari umuco w'ahantu muri Nyaruguru bita ngo ni imbyukuruke. Twabaga nk'iyo umugeni yabaga yatashye muri uwo muryango, yatanaga inkangara cyangwa se ibiseke cyangwa zirangata ziboshye, noneho bakagira abantu batumiye mu muryango w'iwabo w'umuhungu, bitewe n'umubano babanye. Yaguha nk'inkangara, wenda ukamuha inka cyangwa se intama cyangwa amafaranga gutyo, bitewe n'umubano twabaga dufitanye. Ubwo twari twicaye ahantu nyine twari dukorera ibyo birori, twicaye ku ntebe za sheze. Ngiye kubona mbona umuserebanya, ntabwo namenya ahantu uturutse, uhita ku bibero byanjye wambukiranya ku bya madamu, mbona uhise ugenda. Birangije ubwo madamu nawe icyakurikiye, hanyuma umudamu wanjye ngira nta kwezi kwashize nibwo yahise atangira, mbona ubwenge butangiye guhinduka. Muribuka ko ari Imana yamumpaye. Nasenze Imana impa ibimenyetso byose nababwiye ngitangira, ariko Imana ijya yemera ko byose bibaho kugira ngo igerageze umuntu, irebe niba urukundo umuntu ayikunda ari mu mahoro, ari narwo azakomeza kuyikunda ari mu ntambara. Kandi umwe niwe wavuze aravuga ngo uko leta idaha akazi umuntu atarize, ni nako Imana idakoresha umuntu itaramwigishije. Ishuri ry'Imana rero ni uguca mu ntambara n'imibabaro, ariko bikagusaba kwihangana. Warangiza urwo rugamba, Imana ikazakugirira neza, ikakubwira ngo nkorera bitewe n'aho waciye. Nuko ubwo twabaye muri ubwo buzima rero, yatangiye ambwira ngo yigire iwabo. Nkamubwira nti reka dusenga ugende. Noneho ngasenga, namara gusenga, noneho abadayimoni bari bamurimo bakamuvugiramo, bakambwira ngo twari tukajyanye, ngo iyo utagasengera. Ndababwira nti ntaho muzakajyana, ni kuko pasiteri adusezeranya, yadusomeye ijambo rivuga ngo icyo Imana yateranije ntaho ubasha kugitandukanya. Hanyuma birangije nkomera umutima, nambara imbaraga, ko ndavuga ngo uko bikose niba Imana yemeye ko nca muri uru ruganda rwo kubabazwa, ariko nyuma yo kugeragezwa nzahabwa ikamba ry'uko nihanganye. Nuko birangije tuba muri ubwo buzima buradukomerera, kugeza n'ubwo n'umurima yari yaraduhaye uwo mukamarume ngo duhinge, nawo twarahingaga tugafumbira, ariko bikarangira ntacyo dusaruye. Noneho bikamuvugiramo, bikambwira ngo barabibwiye ngo bijye mu murima twahingaga, ngo kugira ngo ako kagore kawe kazicwe n'inzara, hanyuma kazakunde kagende, kuko intego bari bafite ko ari kugira ngo azante namara kubona dutandukane, hanyuma ndangiza sigare mubereye umukozi. Hanyuma nakomeje kwihangana. Ibyo byose kimwe cyo ko narwanaga urugamba Imana yari yaranteguje, kandi nari naramushatse mukunze, rumva nari naramusengeye. Hanyuma mbona no kubwira abantu ngo
nujya gushaka banza usenge ugisha inama Imana, uyibaze niba uwo muntu muzagendana mukagerayo, cyangwa se nubona atari uwawe Imana itamukwemereye umwihorere. Niyo nama nagira abantu. Hanyuma twawe muri ubwo buzima rero, igihe kiza kugera tuba muri ubwo buzima, birangije aza gusama inda. Amaze gusama inda ari muri ubwo buzima, arangije akajya akaryama guhera ku wa mbere, icyumweru kigashira aryama ku manywa na nijoro. Ubwo nanjye imirimo nshoboye nkayikorera, nikuburiraga mu nzu, nkicanira mu ziko, nijye witekeraga. Nuko tuba mu buzima buteye agahinda, ariko ndavuga ngo uko bikose Imana yemeye ko mba kuri urugamba, igihe nikigera Imana izantabara, kuko nari nzi ko atari ingaruka z'ibyaha nakoze. Numvaga nta umutima wanjye ushinja, bitewe nuko abantu twari duturanye, twari tubanye neza, arabo twasenganaga twari tubanye neza, nta muntu twari dufitanye ikibazo mu mutima wanjye. Numvaga rero atari ingaruka z'ibyaha nakoze, bituma ngenda nkomera. Nabona kubwira abantu wenda badukurikiye kugira ngo barije barushaho gukomera, kuko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 12 niho havuga ngo hahirwa umuntu wihangana imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranije abayikunda. Hanyuma tuba muri ubwo buzima rero, igihe kiza kugera akaryama. Ndabyibuka igihe kiza kugera ngize amahirwe, abantu bajyaga bambwira ngo kuko yakunze kuryama azabyara bimugoye. Ndabyibuka yagiye kunda ari nka 2:00, hanyuma duhita tujya kwa muganga. Mu masaa 6 nibwo yarabyaye, abyara umwana w'umukobwa. Nuko hanyuma mbona Imana inkora igitangaza. Mu gitondo igihe naratashye, kuko yari yajyanye n'uwo mukecuru Mukamarume, bavayo baraza. Nari ndagiye inka munsi y'urugo mu gisigati. Bageze mu rugo aza kubwira uwo mudamu wanjye, aramubwira ngo zana amasaka. Noneho ajyana n'amasaka menshi, anabwira ati wizana menshi, zana intete 6 azicukurira, intete z'amasaka 3 azicukurira mu muryango wasohokaga mu gikari, izindi 3 azicukurira mu muryango wasohokaga ku irembo. Hanyuma nyuye inka ambwira uko byagenze, ndamubwira ngo mu izina rya Yesu. Hanyuma ya masaka mitenya kuramo ndayajugunya. Twabaye muri ubwo buzima rero butari bworoshye, dufite inzara, dufite ubukene buteye ubwoba, ariko ndushaho kugenda nkomera umutima. Igihe cyaje kugera, burya iyo uri mu kigeragezo nyine Imana kugerageza uko ishaka, ariko ikarinda umutima kugira ngo udatenewe gukomere. Umwana yaje gucukira amezi 9 rero, wowe imfura twari dufite abasamye indinda. Birangije ndabyibuka naje gushaka amafaranga, njya gucuruza. Ngiye gucuruza ndagenda mfata 150 njya gucuruza. Negera n'abantu bari basanzwe bacuruza, ndabaza nese bizemera, barambwira ngo bizemera. Birangije turagenda turarangura. Tumaze kurangura ubwa mbere turahomba, ndabaza nese ko twahombye, bahita bambwira ngo twaranguye nabi, ubutaha tuzarangura neza. Hanyuma ubutaha naho dusubiye, ariko nari nagiye Imana ntabanje kubaza Imana. Ndangije nibwo nyine ibyo byose byambaye, kuko Imana ntabwo ari yeme, ntabwo nari nagiye ku bushake bw'Imana, nari nagiye nirwaniriye. Urumva ko Imana yari yambwiye ngo ndacyakomeje kugeragezwa. Hanyuma ubwo nari mu bukene buteye ubwoba, nibwo nari ngambiriye kuvuga ngo nanjye nshaka uburyo nakwiteza imbere. Ndangije turahomba, amafaranga arashira. Amaze gushira, ubwo ngubwo ndabyibuka yaramaze kubyara uwo mwana wa kabiri. Natangiye gusenga rero, nanone nyuma abadayimoni baza kumufata. Amaze kumufata, twari dufite utwo twana tw'indahekana. Ntangiye gusenga, kuko iyo byamufataga byaramuherezaga akaryama hasi. Ntangiye gusenga, bihita bimuvugiramo, birambwira ngo ubonye abandi bajya gucuruza, ngo nawe ugiye gucuruza. Ngo rega ngo ntabwo ariko kazi wahawe, ngo kuko wa mugabo umukorera ngo yakubuza yakubonaga, ngo nta bumwe muba mugifitanye. No bimuvugiramo, birambwira ngo impamvu ngo bari abapagani, ngo niyo bahombye bashaka andi bakunguka, ngo ntacyo tuba tubashakaho. Ngo iyo bari mu kabari baterana amakofe tuba turi kumwe nabo, ngo iyo bari mu muhanda bandi ku munani tuba turi kumwe nabo. Barambwira ngo ntacyo tuba tubashakaho rero. Hanyuma naje kubabaza, ariko undi dayimoni witwa nde? Baje kumbwira byamuvugiragamo, birambwira ngo giye nitwa Ngerageze, ngo ndi kugendana na viziyo, ngo ngafatirana abantu biteza imbere, ngo nkabahindura nkabagira abakozi bacu. Ndabaza nese bahita bimbwira ngo ko nta telefone ugira, ngo akaba nta n'amafaranga ugira, ngo azaje tukakwera telefone ya zahabu, ngo tukakwera n'amafaranga.
ndababwira nti se kugira ngo nzabagereho nzabigenze gute? Hanyuma birambwira ngo uzagende umare nk'ukwezi utubahiriza gahunda z'itorero. Hanyuma ndabibwira nti nagira ngo mbameneshe ibanga, nta muteze kuzambona. Byahise bimbwira birambwira ngo sa amazu yacu washenye, ngo uzayiba kukubitwa tutanakugaburira. ndabibwira ngo ntaho muzambona. Twabaye muri ubwo buzima rero, ariko nkomeza gukomera kuko nari nzi ko urugamba nimo ndwana, nari nduzi. Tuba muri ubwo buzima, igihe kiza kugera ndangije nkomeza gusenga, amafaranga barashize, subira muri bwa buzima, tuba mu buzima buteye ubwoba. Igihe kiza kugera rero nari mfite inka imaze kubyara, noneho nayo baba barayiroze itangira gukamwa amaraso. Itangiye gukamwa amaraso rero nibwo nahise mubwira ndabo ngo ubwo bavuye kuri wowe bakaba bagiye ku nka, barava ku nka bangira mu bana. ndavuga nti ngaho zingo twangushye duhite tuva, kuko jye nari nihaniye mu karere ka Nyaruguru, mu murenge wa Rusenge. Nibwo nahise mbwira nti zingo twangushye tuva aha ngaha. Nibwo twese tuza mu karere ka Huye, mu murenge wa Tumba, mu kagari ka Mpare, mu mudugudu wa Musange. Hanyuma ndangije rero ubwo turaza turahaba. Tumaze kuhaba, ya nka naje kuyimukana, maze kuhava ntabwo yongeye gukamwa amaraso. Noneho ndeba ukuntu nzajya nyicana inshuro, mbona ko na buzima nari mbayemo bwari bwo guhingira amafaranga, ngahingira 600, twishyuraga inzu 2000 tukanayahahisha. Twari mu buzima buteye ubwoba. Mbona iyo nka sinzayicana inshuro, mpita nyiha umuntu ngo ayindagirire. Navuga ngo yindagirire, hanyuma tuzajya tugabana, arayindagirira. Hanyuma nkomeza ubuzima bwo guhingira amafaranga. Nahingiraga 600 nahinze imuhira, hanyuma ngahingira 700 nahinze mu gishanga mu muceri. Tuba muri ubwo buzima. Iyi imvura yagwaga wenda ikagwa mu gitondo, urumva nabaga mvuga nti nta mahirwe yo kuza gushyira inkono ku ziko. Twabaye mu buzima bubabaje, ariko nkomeza gusenga no gutegereza Imana, nkomeza kuyiringira, nkomeza gukomera umutima. Igihe cyaje kugira rero, hanyuma umuntu aza kuturangira inzu ahantu mu karere ka Gisagara. Yari y'umuntu nyine, we atuye hariya mu Ihuye. Noneho arangiye aza ariko mbere ya jenoside yabaga ahantu biti Gisanze mu karere ka Gisagara. Hanyuma aza kuganira n'umuntu twasenganaga, aramubwira ngo yabuze umuntu ashyira mu nzu ye ngo azamumushakire. Hanyuma arambwira, ndangije ndagenda. Maze kugenda ubwo naragiye tuyibayemo. Ndabyibuka hashize umwaka nibwo nari ndi mu rusengero, Imana ivugana nanjye irambwira ngo umunzani upimiro byinshi uraje, ngo ni nambara imbaraga. Hanyuma ndabyibuka tugeze mu rugo, nta kwezi ngira ngo nta cyumweru cyashize, ubwo twari turi mu nzu ari nka 2 z'ijoro. Ngiye ko numva abadayimoni baramufashe, ahita ashyira urushyi ku munwa, avuza induru. Amaze kuvuza induru, abaturanyi baza bagira ngo n'abajura banteye. Ubwo twese tumujyana ku rusengero, turagenda turasenga. Noneho ubwo yonsaga akana ka gatatu. Noneho birangije ubwo utwo twana 2 dukuru nibwo twese tuduha umukristo aratudufatira. Hanyuma dusigarana ko ngako gatoya yonsaga. Ubwo tukirirwa ku rusengero, nkirirwa mucunze, abantu bakajya mu mirimo, hanyuma bakaza bakamfasha gusenga. Batugemuraga nk'abagemura abarwayi kwa muganga. Noneho n'aba turi kumwe turi ku rusengero, hanyuma twasigaranye ndi jyenyine, akajya ambwira ngo ubundi ngo undagiye ngo ndi inka uragira. Hanyuma nkomeza kuba muri ubwo buzima tubayemo. Igihe kiza kugera, iminsi ishize ari 10 ku rusengero, mbona biranze bimaze kwanga. Hanyuma mpita mubwira ngo ino dutahe, tujya mu rugo. Tugeze mu rugo akajya ambwira ngo iki kizu sinshaka ko tukibamo, ngo nzakigutamo. Ubwo inzu twaje kuyivamo turagenda dukodesha indi. Nibwo yatangiye kugira agahenge bukeya. Hanyuma tubaye muri ubwo buzima. Ndangije ndabyibuka bari bacyuye umudugudu w'ahantu nsengera. Nibwo Imana yantumyeho umuntu, iraza irambwira ngo njye kwikorera umurimo wayo imusange. Noneho kuko twari tubanye neza n'aho hantu nari mbanza kubyanga, ariko birangira Imana inyemeje. Hanyuma ndangije mpita ngenda, ndagenda nkora umurimo w'Imana. Umuntu adutiza inzu tuyibamo. Igihe kiza kugera rero, mabuko yaje kuza kudusura. Amaze kuza kudusura, ubwo iryo joro
nibwo amaze gutaha nibwo nahise mfatwa na malaria, ndyamye nijoro ndota inzozi mbona inzoka, nabonaga mpagararanye na madamu wanjye, ngiye ko mbona inzoka ntabonaga ku mutwe cyangwa mbone ku murizo, yari ndende, mbona ihise imbere yacu. Noneho iryo joro nibwo madamu yambwiye ngo agiye gusura umuntu i Kigali, hari kuwa gatandatu, aramubwira ngo azagaruka ari kuwa mbere. Hanyuma ndamutegereza kuwa mbere ndamubura, kuwa kabiri ndamubura, kuwa gatatu ndamubura, icyumweru cyose gishira ntawe ntaza aho aherereye. Naho yari yagiye mu Mutara, ahantu yabaye akiri umukobwa akorera amafaranga. Ubwo naje guhamagara musaza w'i Kigali, ndamubaza nese nta mama Chance wamboneye. Hanyuma mama Chance ni umudamu wanjye, umwana wacu w'imfura yitwa Imana ishimwe Chance, arambwira ngo ntawe yabonye, aza kumbwira ngo ndaza ku yaje guhamagara musaza we, aramubwira ngo ari ahantu mu Mutara. Noneho ubwo musaza ambwira ahantu aherereye. Ubwo nabwo nibwo tumaze kumenya aho ari, reka dusenge buri Imana izatugira neza ze. Bigeze mu cyumweru cya kabiri ariko wa kane nibwo yaje kumpamagara, arambwira ngo ageze muri Nyabugogo araje. Ndamubwira ngo Imana ikuhe umugisha. Arangije yaraje, ageze mu rugo ahita afata uburiri araryama, ntabwo ngiye kubyuka, nkajya njya ku kiraka nkaza ngasanga araryamye, narangiza nkaza ngateka igikoma cy'abana nkakiraza muri teremusi, ngateka ibiryo byinshi nkabwira abana nti muze kwimenya, kuko nabonaga nta bundi buryo nabikora, kuko yararyamaga icyumweru cyose igashira aryama ku manywa na nijoro. Tuba muri ubwo buzima, namubaza ngo se urashaka iki, agahita ambwira nabi, nkumva umutima urababaye. Tuba muri ubwo buzima, Imana ariko nkomeza gukomera umutima, ko nari nzi ko byanze bikunze urugamba rwanjye ruzagira iherezo, kuko nari nzi ko atari ingaruka z'ibyaha nakoze. Hanyuma tubaye muri ubwo buzima, igihe kiza kugera rero, aza kumbwira, arambwira ngo ashyiriye umwana mama wiwe, hanyuma azajya mumufasha. Noneho nsa n'umuntu ushatse gukangara ngo ndebe ko wende atakongera ngo agende. Ndamubwira nti niba ushaka kugenda ntisigira abana banjye ugende. Ntabwo yabyukaga, ahita ambwira ngo ubuyobozi buriho. Nyuma ahita abyuka, ngize amahirwe kuva nawe nta muntu twari twaburana, narumva Imana yangiriye neza. Hanyuma mpita mubwira, ahita ajya ku mudiyakoni dusengana, aramubwira ati nimuze munyakire umwana papa Chance. Noneho numvise bikomeye, mpita mubwira nti dore abana ngaba, hitamo gushaka ubajyane. Ahita afata uburiri arongera aryama, nkomeza kujya njya ku kiraka musize aryamye aho ngaho. Hanyuma igihe cyaje kugera, nyuma aza gufata umwana, nje nsanga yazinze yagiye, aragenda ageze iwabo. Mama we arambwira ati se kutaye abana. Hanyuma arangije ubwo yahise agaruka, nako yahise akatira ku muturanyi. Hanyuma naje kujyayo rero, ndagenda ndamubaza nese uzaza, arambwira ngo nzaza. Umunsi yambwiye azaziraho ntiyaza. Ubwo naje gusubirayo rero, ngiye ahita ambwira ati nushaka ubwo uzabwire mwarimu ntenge sinzagaruka, ariko nabonaga urugamba arimo ndwana narwo. Hanyuma iryo joro umwana ararira, uwo mukecuru babanaga arambwira ati umwana yashatse se mushyire se. Hanyuma bukiye mu gitondo umukecuru agira mu mirimo ye, undi ahita amushyira urufunguzo, arambwira ati akira urufunguzo nshyira umwana se. Ariko birangira ataje, ahita akatira ajya ahandi. Bigeze ku cyumweru ndahamagara nese mumeze mute, umukecuru ahita ambwira ati se ntawe ugeze aza. Mpita mubwira nti ntawe nigeze mbona. Hanyuma amayinite ashira kuri telefone. Bigeze nijoro ndamuhamagara nese waba aramboneye anyura hehe. Hanyuma ahita ambwira ngo ndabona yaje. Ubwo nibwo yahise amubwira ngo ni Alphonse ngo kugira umutekamutwe. Arambwira ngo ndi umutekamutwe, ngo nakwibye iki. Ahita ava kuri uwo mukecuru ajya ku wundi muntu. Hanyuma hari umudiyakoni bari baturanye, yumvise ko yagiye ku rundi rugo, ahita agenda aramubwira ati twumvikane. Ariko nari namaze kujya gusenga, mbibutsa ko nugera mu ntambara wowe koresha intwaro yitwa gusenga kandi wizere, kuko mu gihe cyashyizweho nta kinaniro Uwiteka, niko Imana yabwiye Aburahamu na Sara. Nuko birangije, ubwo nibwo nari nagiye gusenga, n'iryo joro ndota nisha abadayimoni benshi. Hanyuma nibwo uwo muntu w'umudiyakoni bari baturanye yaragera amubwira ngo aho kugira ngo twicire ubutumwa, ujye ku muhanda utega abagabo nk'izindi ndaya zose. Birangije amubwira nabi, ariko birangira iryo jambo rimukoze ku mutima. Ahita abwira, nyuma aza kumusanga aramubwira ngo mbabarira, hanyuma nakubwiye nabi, ubundi uhamagare papa Chance aze tuvugane. Hanyuma ubwo abarampamagaye kuri telefoni, nagiyeyo rero. Amakosa yandegaga n'abiri, yandegaga yuko nkunda abana, we simukunde. Ikindi cya kabiri ngo nuko nkunda kubita abana. Nayo makosa yandegaga. Impamvu yavugaga gutyo nuko
yaje gutwita atwarira inyama n'amata, urumva umushahara nakoreraga 1,500, none nkareba ukuntu nzakuramo ibyo kurya by'abana n'ibyo bintu uburyo nzayibona ndabibura. Hanyuma tugonganira aho ngaho, none nkambwira nti basi wowe uzi kujera ayo nkorera urayazi, kuko najyaga no ku kiraka narangiza bikarangira ntagiye no kurya saa sita, ariko kugira ngo ndebe ko nacyura icyo cyatanu cyuzuye, ndebe ko wenda ari cyo cyamara, ariko biranga. Ndamubwira ngo niba wowe uzi kujera akira ayo nkorera urayazi, ujye uguramo ibyo tugaburira abana, n'ibyo ngibyo ushaka ubiguremo, aho kugira ngo anyumve ahubwo akambwira nabi, mutima urababara, buri kintu nkora ndatuza ndaceceka, kuko nenze urugamba rimo ndwana narwo. Hanyuma igihe cyaje kugera rero tuba muri ubwo buzima, ndabyibuka naje kubona ikiraka cyo kurarira ku rusengero, bampembaga 10,000, hanyuma ariko ku manywa nkajya ku kindi kiraka. Noneho icyo gitwa gifite amateraniro ahera saa 12 kugeza saa 1. Pasiteri arambwira ati niwe uzajya uyayobora. Nkava ku kiraka ngahita saa 11, saa 12 nkaba ngeze ku rusengero, nkayobora amateraniro saa 1, habe no kohereza umwana ngo aze muha amafaranga, wenda asange babihashye, wenda mbiteke, ariko wenda babihashye. Saa 1 zagira ngahita ngenda nkajya kwa butike, nkagenda ngahaha, namara guhaha nkaza ngafatisha imbabura ngateka ibiryo byashyaga abana basinziriye, ngahita mbakangura, namara kubakangura hanyuma nkabagaburira, namara kubagaburira nkabaryamisha, namara kubaryamisha ngahita naruribye nkayimuteka iruhande. Ubwo iyo yashakaga yarabiryaga, atabishaka akabyihorera. Hanyuma ngahita njya ku kiraka cyanjye ku rusengero. Ubwo we iyo yabonaga ngiye yarabyukaga akaza agakinga. Hari igihe rero navaga mu rugo mbwiye nabi, hanyuma kugira ngo mbone natanga umutekano ngahita mpunga nkajya ku rusengero, akajya ambwira ngo wabonye aho mpungira. Birangije rero tuba muri ubwo buzima. Ndabyibuka igihe nagiye ku rusengero angeretse gutyo, bwari bukenze kuyobora amateraniro, nje kwambara ngo ujye kuyobora amateraniro, yanga kunkingurira. Ubwo nahise njya ku muturanyi, ndagenda njya gutira imyenda, hanyuma njye kuyobora amateraniro. Imana ikama ibihe byiza, abantu bakajya bibaza ngo uriya ni Gatera tuzi n'intambara arimo kurwana. Nuko birangije mbibutse ko ikigeragezo kije Imana ibizi cyangwa se yabyemeye, urasenga kugira ngo kigende, ahubwo ntikigenda, ahubwo Imana ikakwambika imbaraga zo kukihanganiramo. Hanyuma twabaye muri ubwo buzima rero. Undi munsi nanone yaje naje kuva mu rugo ngiye ku rusengero ambwiye nabi, nje mu gitondo. Hanyuma ngeze mu rugo nanje kwambara nyine mujye kuyobora amateraniro. Ubundi byahengeraga nje kuyobora amateraniro akaba ariho ampinduka. Ubwo nahise iyo nabonaga bikomeye, igihe nahitaga mfata isafuriya nkajya kwitegera igikoma cy'abana ngo batirirwe ubusa. Nafashe isafuriya njya mu gikoni guteka igikoma cy'abana, ahita nturuka inyuma aza kunkingirana. Aje kunkingirana, hanyuma nahise mpindukira nanjye duhurira ku rugi. Hanyuma arasunika, nanjye ndasunika, murusha imbaraga, yicara imbere y'urugi kandi yaratwite inda nkuru, avuza induru, abaturanyi baza bagira ngo ndiwe ndamukubita. Hanyuma birangije ubwo pasiteri abarampamagaye, arambwira ngo ugezeho ngo uzuyobora amateraniro. Hanyuma nahise nawe ahita ahagurukira muri telefone, ahita avuga ngo mbere yuko uza kumubwira ngo aze kuyobora amateraniro ngo banze uzuke muri ibibazo by'ahangaha. Ubwo pasiteri ahita aza, amaze kuza. Hanyuma iyo nabonaga bikomeye gutyo narwanaga nsaba imbabazi, ndamubwira ngo mbabarira ntabwo nzongera, niba ugiye ndakubeshya zana urupapuro n'ikaramu nandike nsinye ko ntazongera. Hanyuma mbona biranze, kuko yari afite imbaraga zirimo kumukoresha, kandi intego za ibyo byamukoreshaga byari bifite ngo kwaro kugira ngo nzacogore ndangiza ntagakiza birangire nkavuyemo, kuko byageze naho bimuvugiramo birambwira ngo wakagabo ngo twaturutse kuzimu ari we twatumweho, ngo tunyura muri we, hanyuma ngo turakubura, ngo kugira ngo bizakuyobere ugwe, ngo twagutegeye mu guteka dusanga ntiwinuba, tugutegera mu by'inzaduka ngo turakubura, ngo amahirwe yacu ngo nuko twakubona, ngo natwe tutakubonye ngo nirwo rupfu rwacu. Ndababwira nti ntaho muzambona. Hanyuma narwanaga urugamba nuzi, nicyo cyatumaga ngenda ndushaho kugenda nkomera. Imana inyambika imbaraga zo gukomera. Hanyuma ubwo pasiteri abonye bikomera mbwa ati ngwino nguhungishe, duhita tujya ku rusengero, njya kuyobora amateraniro, nkagira ibihe byiza mbana n'Imana. Igihe cyaje kugira rero yaje kubyara. Amaze kubyara yaje muri Niba mu gitondo, aza ubundi kubyara ntibyemugora, dukora Niba nta n'ikibazo afite. Turangije Niba, hanyuma twari dusigaye turi ku rusengero turi nk'abantu 4.
hanyuma ahita afatwa n'inda, ngiye guhamagara moto ngo imunjyane kwa muganga, garutse nsanga amaze kubyara. Twese dukomeza tujya kwa muganga, yarayeyo, bukeye mu gitondo araza. Ndabyibuka umwana amaze ukwezi n'igice yaje gusubira muri Nyaruguru, ajya gusura umuntu wari uturanye na mukase. Ahageze uwo muntu aramubwira ati se uragenda udasuje musaza wawe? Noneho undi ajyayo, agiye gusuza mukase yanga kumusuza kandi kumuherekeza, aramuherekeza. Yahanzwe no kumuhereza ukuboko amusezeye, undi ahita ata ubwenge, afite umwana w'ukwezi n'igice. Hanyuma ngo amaze guta ubwenge yaje kuzanwa n'umupasiteri w'ahantu muri Nyaruguru, aramuzana amugejeje muri gare yihuye. Yari yataye ubwenge, amutegera tagisi vatiri mugeza aho iwacu i Musange, ayoberwa inzira imujyana mu rugo. Abantu dusengana nibo bamuyoboye muzana mu rugo. Ageze mu rugo urumva afite umwana w'ukwezi n'igice. Hanyuma ndasenga amasengesho aranshirana, mbona biranze. Ubwo byaje kurangira rero mbona ibintu birakomeye. Iryo joro yarayavuze induru, mbura ikintu nkora, ubuzima burampagararana. Hanyuma bukeye mu gitondo rwa ruhinja bararutaye, yahise yirukanka. Hanyuma umukecuru twaberaga mu nzu ahita afata wa mwana, arangije aramumpekera, duhita tumukamishiriza amata, tumuha amata. Twagiye gusengera ahantu hari icyumba, noneho yirirwa akora ibintu by'abasazi. Bigeze nijoro twahise dutaha, bigeze nijoro yanga kwinjira mu nzu. Ubwo nahise mufata ndamuterura mutishyira mu nzu, imyenda yose ahita ifasha hasi, avuza induru, mbwira abana nti mukinge. Abana barakinga. Haje kunyura abakecuru ku muhanda, baraza barakomanga, turakingura, baramwinginga, arambara. Yahise asohoka arirukanka, tumutangirira mu nzira. Hanyuma hari umunyabuzima duturanye, tumuha ibinini bya fenerega, byanga kumufata. Hanyuma ubwo abaturanyi bahita bahamagara pasiteri bati muze mutabare Gatera. Ubwo bahise pasiteri aza, amaze kuza duhamagara umuntu yari afite imodoka, araza tubwira wa mukecuru twaberaga mu nzu, turamubwira ngo tugiye kwa muganga, aratubwira ngo araje. Hanyuma birangije iryo joro kumbi nsiga negetseho. Twagarutse saa 9 z'ijoro. Ubwo twese tujya kwa muganga, baduha transfert tugikara yesi. Hanyuma nge nagarutse saa 9 z'ijoro, ngeze mu rugo nsanga wa mukecuru ntiyaje, abana barasinziriye. Kandi gatoya kabuze icyo gafata, gahita gacomeka intoke, shyushya amata saa 9 z'ijoro. Ndagaha ntazi no kugaha, nibaza ukuntu uzajya ndanjye ku mwana, numva biranyobeye, umubabaro uranyisha, mbura ikintu nkora. Ariko Imana itabura ukuntu igenza. Umuntu twari duturanye w'umudamu ahita akamfatira ako kana, tugashyira ku mata. Abantu barambwira twari mu bukene buteye ubwoba. Abantu barambwira ngo shaka aho uzajya ukamisha litiro, tuzajya tuyakwishyurira. Ndakamisha, maze gukamisha banyishyura ukwezi kwa mbere, kwa kabiri gushize barambwira ngo nta mafaranga bafite. Mbwira Imana ngo mbabarira, ikigeragezo ni icyanjye, higira undi tukirwanana, mbaruma amafaranga nishyura amata y'abandi. Imana yaje kungira neza, mbona amafaranga ndayishyura. Imana intera inkunga, hanyuma mbona umwana agiye akura. Ndashimira Imana rero ngo bw'ubuhamya bwanjye, ndashimira Imana ubu ngubu Imana yangiriye neza. Ubu ngubu araho tubanye neza, nta kibazo gifite. Ubu turarya tukaryama tukaganira. Ubundi twavuganaga yarambwiraga, iyo namuvugishaga yambwiraga nabi, nkumva umubabaro uranyishe. Hanyuma ndashimira Imana yabanye nanjye. Hanyuma mukira aho ngaho hari ibyo ntumvise neza. Muri gusoza ubuhamya ntabwo numvise uburyo madamu yaje gukira. Numvise yararwaye ibisazi, ariko yaje gukira gute? Muri make niba wabivuzeho ongera bisubiremo gakeya. Ukuntu yaje gukira, nakomeje gusenga. Tumaze kuva ikarayesi kuba muhaye imiti ikaruma kugira ngo adata ubwenge ngo yirukanke. Noneho nza gusenga, hanyuma Imana ingirira neza, ibikuraho. Ubu ngubu tubanye neza kubera gusenga. Ubu ngubu babanye neza. Wa mudamu wari waramunaniye, wa mudamu batumvikanaga, wa mudamu wari warabaye nk'ikigeragezo kuri we, ubu barumvikana kandi bameze neza. Ubu ngubu ukora iki Gatera? Ubu ngubu umurimo nkora ni umurimo w'Imana w'ivugabutumwa. Kuko muribuka ko nababwiye ko nagiye gucuruza biranga. Bimaze kwanga, Imana irambwira ngo naguhamagariye umurimo wanjye. Ariko ndashimira Imana, muri umurimo w'Imana nkora, Imana iradutunze. Bakunzi ba ZOOM TV24 murabyumva, murumva ubuhamya bukomeye kandi bufite ibihamya bigaragaza ko wizeye Imana, ukorera Imana, ntabwo azikorera amaboko. Reka dusoze n'uyu muvugabutumwa n'umukozi w'Imana Gatera
dusenga asengera ZOOM TV n'abakunzi bayo bose, hanyuma dusezerane dutandukane. Reka dusoze mudusengera nubwo tutatangiye mudusengera nyine ni ikosa ryabayeho, ariko reka dusoze muturagiza Imana ndetse muduhesha n'umugisha. Yego Mana, turagushimiye, uri Imana none n'ejo bundi, ntabwo wera kuwa mbere kuwa kabiri ngo wirabure, wereye mu itangira ukageza mu byahishuwe. Nta muntu mwageneye umute ku nzira, nta wakwambaje ngo yambare ibara, nta wagusenze ngo asebe. Nubwo itangira ryacu ryaba rito, ariko tuzagenda twunguka. Turagushimiye Mana, rero ndagushimiye kuko unshoboje kugira ngo uyu mwanya mbe mbashije gutanga ubutumwa bwiza muri ubu buhamya bw'ibigeragezo naciyemo, ariko birangira unkomeje ko ntabwo navuga ngo nige wagize ubutwari, ahubwo nuko wahambereye. Utahambera nari gukorwa n'isoni, ariko ndagushimiye kuko wambereye Imana, izina rye nirihimbazwe. Hanyuma nsabye umugisha abantu bose baduteze amatwi n'abantu bazagenda bumva ubu buhamya, kugira ngo uzagende urushaho kubakomeza, kuko iyo niwe wavuze aravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Byumvikane ngo iyo umuntu avutse, hanyuma urugendo akora rwo kugira ngo azarangize urugendo rwe mu isi, aca muri byinshi. Byumvikane ngo umuntu atihanganye yakora bibi. Hanyuma uko wankomereje muri izi ntambara bigatuma ndacika intege, nkafite ubuhamya bwiza bw'uko narwanye neza nkasohoka mu kigeragezo amahoro. Uzaba ariko ufasha abantu bose bahura n'intambara muri iyi si, ubahe kwihangana, ubakomeze, barwane intambara nto nini, kandi ijuru rikomeze gufata umwanzuro mwiza ku bantu bawe, turwane intambara z'uburyo bwose kugira tubashe gukomera ku munsi mubi. Nitumara gukomera dukora iby'ubutwari, kuko hari ingororano z'abantu bihanganiye mu kigeragezo. Uzaduhoza amarira, uzadukandakanda imvune, uzatumara umubabaro wose twagiye tubabara. Byumvikane ngo ikintu cyose gifite inyungu. Niba twarihanganiye amakuba n'intambara ntituguhemukire, izina rye bigatuma rivugwa neza biduturutseho, byumvikane ngo nyuma y'ibyo byose tuzahabwa ingororano. Niba umuntu akorera undi kwezi kwashira agahembesha, ni nako natwe iyo turi ku murimo wawe turwanya ikintu cyose cyatuma izina rye rivugwa nabi, tuba turi mu kazi kawe, nawe uzaduhemba. Niyo mpamvu usabye kugira ngo umuntu wese uca mu makuba no mu ntambara no mu byago uzajya umukomeza, nk'uko nanjye wankomeje nkasohoka muri urugamba amahoro. Urakoze kuko ubyumvise. Hanyuma tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije n'ibiri imbere. Izina ry'Imana yacu nirihimbazwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe, kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.